maze abagore bo bazi guteka imitwe we abonye amahirwe yo kwambara amapataro ngo bagaragaze ibisusu umugani w'abagambyi ngo bitwaje ko mu kazi babibategeka ngo kubera ubukonje none se ubushyuhe niba bwinshi muzajya mugenda mwambaye ubusa ese mu gihe cy'ubushyuhe kuki abagabo badakuramo amapataro nabo ngo bambara utujipo akayaga kabasangeyo nabo kuki klima igihe bibahinduka kuki mwabagabo mwe mudakubitamo utumini wenda akayaga kagera hejuru byihuse namwe mworohera kuki mutambara amasengeri yonyine ngo mworoherwa n'ubushyuhe byibuze namwe mwihumbize nk'abagore birirwa bambaye amasengeri mu gihe cy'ubushyuhe wenda si ugusebya biri kuri YouTube nimushaka kubimbaza ndabibereka hano iwacu hari umupasiteri nimushake mu nyange ariko yarabyivugiye kuri YouTube nawe nukora amanyanga nzakuvuga ntabwo yasambanye hoya ntiyishe umuntu ariko yavuze ijambo ndababa basengeye abagore ngo baba pasiteri izanye ukuri kuva mu itangiriro abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo ni uwuhe mugore wishe byibuze n'inyoni akayitambira Imana h'igitabo uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishu ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice ngize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza aho nataha nemeye ntabwo umugore yasezeranya ngo nemera nakumva nishingiye nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye basi wongere usengere impeta wongere usenge kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katasambaza kuri wa munsi Imana ikavuga ati hoya riziki we ariko murakina n'ubugingo akina n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima aricyo nemera kuvuga ubutumwa byo nakera kose n'aba Elisabeth Yerusalemu barahanuraga kuvuga ubutumwa turabyemera ariko gutamba igitambo irifo feratasi wenda nimushake murakare burundu n'ubundi naraciwe muri ADPR bamaze kunca gatatu si ukunca ahubwo barancagaguye nayizeye n'abajya hace namwe muce muri abashumba Yesu atora intumwa 12 akiri ku isi nta bakobwa bitondaga babagaho nta bagore b'imfura bari bahari muri Isiraheli kuki nta mugore yashize mu kuki nta mugore yashize mu ntumwa 12 kuki itorero yaryubatse kuri Petero kuki atarishize kuri nyina Mariya birirwa basenga aramutse ati ndakuramutsa Mariya kuki atarishize kuri Bikira Mariya ahubwo akaryubaka kuri Petero mwabagore muri kunyumva ibi bintu biritonderwa muhanuzi turi kumwe kuri urubuga Yesu aravuze ngo mubigishe kubyitondera si byo guhubuka si byo gutendereza mubyina amakorasi uko mwiboneye no mu makorari muceza ndomboro ya soro mubyina nka ba Koffi Olomide no mubigishe kubyitondera ibintu biritondera injyana ngize abandi bose nkizaba Joseph ngo niba ari Chameleone koko usange korari iracuranga kimwe na Diamond. Wakoze cyane kudukurikirana hano kuri Mahombe Empire. Iyi ni Mahombe Empire nk'ibisanzwe rero uyu munsi tugarutse kubagezaho aya makuru meza cyane musanzwe mumenyereye, makuru y'umwimerera, makuru y'ukuri atarimo kubeshya. Kugira ngo mumaze iminsi mubone inkuru zicicikana za Riziki Chantal, hari aho yavuze ngira ngo mwabyumviye no mwijwi mumaze kumva rye, aho yavuze ko hari abagore benshi bagiye bitwaza ibintu byo gufunga insengero bakambara ubusa bakabunuza, bakambara utumini bagenda bavuga ngo mu kazi barabibategetse, bakavuga ko haba hari icyukereye cyinshi bakambara utumini. Yageze aho avuga ko iyo izuba ryavuye cyane cyangwa se iyo hari ubushyuhe kuki abagabo bo batambara amajipo ngo bakonje. Ngira ngo mwarabyumvise cyane rero, ndagira ngo mbabaze niba mwemeranya nawe.
mwarabyumvise rero, ngira ngo insengero zafunzwe muri corona 2020 yari yabihanuye nabwo zirafungwa gato, nyuma zirongera zirafungurwa, arongera arahanura ngo Imana ivuze ko atariyo yafunguye insengero, ko bibye imfunguzo, kuko ntigiye kugaruka ikongera ikazifunga burundu. Niko nizifunga izibikira imfunguzo ko ntawe uzazifungura bitewe n'amabi ari gukorerwa muri izi nsengero. Riziki Chantal yarabihanuye rero. Nyuma yuko abihanuye yagiye avuga ko abantu benshi, kandi koko sino kubivuga gusa, natwe turabibona, abantu benshi bagiye bitwaza ibyizi insengero bakagenda bakora ibidakoreka biyambika ubusa. Hari benshi nzi bakuyeho basigaye badefiriza, bambara ubusa, bambara utumini, bambara amapataro, bamwe bakora ibintu byinshi, banywa inzoga, barazinywa, ubusambanyi barabwongeye, kuko babikora bavuga bati pasteur ntarambona, diakoni ntarambona, perezida wa korali ntarambona, aho dukora n'umurimo w'Imana nta numwe urambona. Rero bakabikora bitwaje ibyo ngibyo cyane, bakabyitwaza rwose, bakagenda bakora amabi. Hari abantu benshi bagenda bavuga ngo Imana ngo ntabwo ireba, ngo inyuma ngireba mu mutima, ngireba ngo ibiri mu mutima, ngo wakwiyambika ubusa, ngo wasambana, ngo wadefiriza, wakwambara amapataro, ngo ibyo ngibyo ntabwo bireba, yo ngireba ibiri mu mutima. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ibyo ari ukwishuka. Ibyo no kwishuka, kuko Imana ibwira Nowa ngo asige inkuge, yasize ubushishi imbere n'inyuma. Ntabwo Imana yabwiye Nowa ngo asige imbere gusa, ahubwo yasize ubushishi imbere n'inyuma. Rero umukristo agomba kwitwara neza, akagaragara neza, yaba imbere n'inyuma, agasa neza. Kugira ngo ari benshi tutarumvikana bitewe n'amadini basengeramo. Yego hari amadini abibemerera kudefiriza, kwambara utumini, kwambara amapataro, kwambara ibikomo, ariko ibyo ngibyo ADPR ntibyemera. ADPR y'ukuri ntibyemera, usibye wenda ubu ngubu ndi kubona bari kugenda bavangamo ibyo ntazi, ariko ADPR ntibyemera. Ibi rero Riziki Chantal nibyo yahagurukiye kurwanya, yahagurutse ashaka kurwanya ibi ngibi birimo biza byivanga muri iri torero ryacu rya ADPR, agenda abwiza abantu kurababwira ngo bave mu byo barimo, bitware neza, bakizwe, kuko ubugingo ugomba kubona wabukoreye. Nkuko ibintu byose byo kwisi n'amafaranga yabona wayakoreye, n'uwiba nawe bayavunitse ajya kwiba. Ibintu byose rero no kubikorera, ntabwo ari kuvuga ngo ubugingo Imana izapfa kubutanga, no, izareba ko umuntu yabukoreye. Ibintu byo kubyitondera rero, no kwitonda, nta mikino irimo, nta guhubuka kurimo. Ngira ngo mwabyiyumviye ko bino bintu atabishaka. We n'uwamuha n'igiti yabakubita, ngira ngo mwumvise ukuntu yahanganaga n'abashumba, ngo abashumba b'amasarigoma atumva ibyabo. Yego, iri Mahombe Empire rero, reka ndekera ahanga kuvuga menshi siko kuyamara. Reka nsigaze n'ibyo nzavuga ejo, kansigaze n'amakuru nzabagezaho ejo. Ndabakunda cyane rero, ndabakunda, bye bye.